kuki iyi message ijubu buriya ntekereza ko abantu kubera ibihe bagiye banyuramo mbona uburyo abavuga butumwa bagiye batubanziriza bagiye bica ibintu noneho umwimerere w'uburyohe bw'ijambo ryayo ryagombaga gukiza abantu bitewe n'ukuntu bagiye batanga izo message ivuga butumwa bakaryonona bakaryica. Imana yararebye ibona ko abantu bahise basa nk'abasinziriye, basa nkaho iby'Imana batakibiha agaciro cyane, ariko mu by'ukuri ntibyigeze byo bitakaza agaciro. Aho ni ijambo rikomeye, yego ni ijambo rikomeye. Iby'Imana babitesheje agaciro ntibakiryohewe nabyo bitewe n'abagabura babi bagiye batubanziriza. Ariko ubwaryo iby'Imana byo ntibyigeze bitumwimerere, ntibyataye n'agaciro. Niyo mpamvu Imana ihora ishaka ikintu uko yagarura umwimerere mu Banyarwanda, Imana ishimwe, ndetse no mu banyamahanga. Imare kubimbwira inanyereka ko binakomeye ndanabibona. Ariko noneho kubera uburyo kinari naratojwe n'ukuntu nari narakuze ko ariyo yankoreye ibitangaza nta kintu mfite, irangije iranambwira ngo umwana ugiye kuzavuka azitwa Bitangaza, yitwa Niyo Bitangaza Eliya. Noneho bituma nizera ndavuga ngo ntabwo nahabuka, kandi Imana yamumpaye nta wakwitambika mu mugambi wayo. turabasuje kandi twifurije ineza y'Imana abakunzi bacu badukurikira umunsi ku munsi imbuga zitandukanye duciye ubutumwa bwiza Imana ibarageje ku bakozi b'Imana. Tugiye kubana na mu kiganiro cyiza tugiye gukora uyu munsi. Ndi Fabrice, turabana umunsi ku munsi hamwe na Sabe kuri kamera. Mpaye karibu umukozi w'Imana tugiye kubana. Isa shimwe umukozi w'Imana. Ahembazwe cyane. Imana tugiriye ubuntu kubagira, tubahaye karibu nanone. Yego murakoze. Imana dushoboje kugirirwa amagana amahoro. Muri amahoro namwe? Natwe turi amahoro, turashima Imana. Izuba ndabona ari ryinshi cyane. Akazuba ni keshi kandi ni ibihe byaryo. Nibuye ryaryo. Okay. Tugiye kuganira, tugiye kujyana ikiganiro cyiza, maze kwibwira abantu badukurikiye ko banyita Fabrice. Namwe mbaye karibu ngiye kwibwira abantu badukurikiye. Kwivuga ntabwo bidutera isoni kuko izi mbuga dukoreraho ntabwo tuba tuzi abantu badukurikiye. Amazina ni Niyomuremyi François, izina ry'ubukure ni Papa Bitangaza. Nishimiye kuganira n'umubyeyi mu kiganiro kiza guhembura imitima y'abantu babasha kugikurikira. Ejo cyangwa se mu minsi ya vuba twatambukije ikiganiro kirimo ubutumwa Imana yari yabahaye. Yego. Ubutumwa bwiza cyane nakurikiye nkumva ndanezerewe. Yego. Ese Papa Bitangaza, karame cyane, ino minsi muri gukora umurimo w'Imana ndetse mugatambutsa ubutumwa Imana yagiye bahereza. Yego. Mu buryo butandukanye butabagaho kera. Uburyo dukoresha n'ubwiyakuraho umuntu uri mu Rwanda ufite internet arabibona, muri Afrika no hanze ukagera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Yego. Ese uyu muhamagaro Imana yarabahaye hari icyo yari yarababwiyeho kubw'isezerano? Yarabitubwiye, ntabwo ari ugupfa kubikora ko ntabwo ari iby'abantu bose. Hari icyo rero Imana yatubwiyeho kubwo gusenga, ahubwo umuntu akareba inzira akabona bitazashoboka kubera ahantu umuntu aba yaravukiye n'imibereho y'umuntu, umuntu akabona bitashoboka. Aha rero mboneyeho gushimira Imana ko ikivuganye n'umuntu itarebye ku buranga, itarebye ku gihagarara, itarebye ku cyo umuntu ari cyo, ijya igisohoza. Amahoro. Imana ishimwe. Impamvu nanyikubajije mujya muvuga abantu benshi ko bakunda gukurikira ijwi ry'Imana cyangwa gukurikira icyo Imana iba yaravuze, ndetse bakabanza kubaza Imana mbere yuko bakora ibintu. Bivuze ko Imana yemeye ko mukora uyu murimo. Bivuze ko abantu bagiye kudukurikira tugiye kuganira n'umubyeyi Imana yemereye gukora uyu murimo. Niyo mpamvu musabye kugira abanza asenga Imana kugira ngo tuza kuvuga bize kubungura. Ni mu buryo bw'ikiganiro cyangwa bwo gutanga ibitekerezo bukubiye mu butumwa yari yatambukije. Nzi ko hari abantu bakundi ubu buryo kandi nabwo bujya buhembura imitima y'abantu. Ni karibu. Mwami Yesu, turagushimiye ko watwemereye ko uyu munsi twongera kuboneka. Izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Dusaba umugisha abakurikirana ibi biganiro ndetse n'inyigisho ko zigira umumaro wo kugira ngo tukumenye, tugusobanukirwe neza. Kubw'umwuka wera watanze rero usobanurira Abanyarwanda n'abanyamahanga, turagushimiye ko bahaye kunezezwa n'iki kiganiro no kugikunda.
ubaho umugisha, kandi mwami Yesu Kristo ibyo bakwifuzaho byose ubibakorere, kandi tuzi yuko iyi wavuze ko icyo tuzasaba twizeye uzagikora. Ngaho tugirire neza, udufashe muri gahunda zose, mwami Yesu, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bisabye gutyo nizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, urakoze, amen. Amen. Mu butumwa mwatambukije ubushize mwavugaga message Imana yabahaye, iyo message difuza ko twaza kwiganiraho cyangwa mu buryo butameze nko kwigisha, ari ukuntu umuntu akurikira icyigisho mu buryo butuje, mu buryo bwo guhana ibitekerezo, no kugira ngo abantu bakunda ubu buryo bw'imiganirire butuje buciye make babashe gufashwa. Iyo message yari ifitiye intego, yavugaga gute? Gusinzira k'umubiri ntabwo guhagarika ibitangaza. Gusinzira k'umubiri ntabwo guhagarika ibitangaza. Imana ishimwe. Ariko ino nyigisho yawe ndabona ari nziza, ko umuntu yasinzira mu buryo bw'umubiri, ariko ibitangaza byo ntibisinzire ntibihagarare. Ntabwo byoroshye. Iyo ntego yagoranye kuyumva, ntabwo ari abantu benshi bahise bayikurura ngo bayumve. Ndagira ngo tubiganireho, ubibona ute muri ino minsi? Buriya rero iyo tuvuze gusinzira k'umubiri, ubwo duhita twumva ko hariho undi musinziro. Yego. Uwo musinziro wundi ni uw'umwuka. Ko buriya kugira ngo umuntu abe yuzuye, agomba kugira umwuka akagira n'umubiri. Yego. Ibyo nibyo bituma umuntu abasha gukora imirimo, abasha kujya aho ashaka kujya, akabasha kujyayo. Cyo koze mu mwuka nabwo harimo ibice bibiri. Hari igice cya mbere, ubugingo bwubaha Imana, n'ubugingo bukora iki? Icyaha. Ubwo rero ahangaha nivugiye ku bugingo budakora icyaha. Noneho rero uyu muntu yasinziriye, atari uko asinziriye ari umunyabyaha, byanga byakunda kubera ko Imana hari icyo yamuvuzeho, ntabwo agomba kugira ubwoba, ibitangaza byo bigomba gukoreka. Imana. Ariko Imana ishobora ko misiyo yakuzaniye ari abantu bafite impamagara itandukanye mu murimo w'Imana. Ko Imana igucishamo ubutumwa kugira ngo wibutse abantu ko uko waba usinziriye kose mu buryo bw'umubiri, ibitangaza bidahagarara. Wabona kuki iyi message ijubu? Buriya ntekereza ko abantu kubera ibihe bagiye banyuramo, mbona uburyo abavuga butumwa bagiye batubanziriza bagiye bica ibintu. Noneho umwimerere w'uburyohe bw'ijambo ryayo ryagombaga gukiza abantu, bitewe n'ukuntu bagiye batanga izo message ivuga butumwa bakaryonona bakaryica. Imana yararebye ibona ko abantu bahise basa nk'abasinziriye, basa nkaho iby'Imana batakibiha agaciro cyane, ariko mu by'ukuri ntibyigeze byo bitakaza agaciro. Aho ni ijambo rikomeye. Yego. Ni ijambo rikomeye. Iby'Imana babitesheje agaciro, ntibakiryohewe nabyo bitewe n'abagabura babi bagiye batubanziriza. Ariko ubwaryo iby'Imana byo ntibyigeze bitumwimerere, ntibyataye n'agaciro. Niyo mpamvu Imana ihera ishaka ikingo uko yagarura umwimerere mu Banyarwanda, Imana ishimwe, ndetse no mu banyamahanga. Nkahera kuri icyo kintu ukomojeho cy'ibintu tugenda tubona cyane cyane ku mbuga. Nta muntu yahanuye, ibintu barabivanze, bise ba apotre bari gukoresha izina Imana kugira ngo babone ikibatunga, kandi bakifashisha ubwo butumwa bamutambutse, bigatuma wa mwimerere w'Imana ushira. Nta muntu cyumva icyanga. Aho rero ni ikibazo kiri. Aha rero kuntu ari ikibazo gikomeye. Abantu ntabwo bose uko bari muri uyu muhamagaro, ntabwo bari muri misiyo ya Yesu. Icyo ni kimwe. Hari ikindi cya kabiri, hari abantu baje bari muri misiyo, bamare kugera mu murimo, noneho babona icyo batari biteguye kubona. Urugero, umuntu ahamagawe atarazwi, ahamagawe yari umukene, ahamagawe yari umuntu rwose ucishirije makeya. Noneho yamara kugera muri uyu murimo
Imana ikamwishimira ikamukorera ibitangaza ikamuzamura akatahura intambwe akagera nkaha ndetse bigatuma bamwe banamwishimira bakamukubita inkunga cyangwa se bakamwoherereza inkunga noneho bwa buzima yari arimo bukaba burahindutse bwamara guhinduka akaba arakangutse mu gukanguka akibagirwa buriya nimba hari ikintu cyatumaga Imana irakarira Abisiraheli kurya bagahaga bamara guhaga bakibagirwa ko byavuye ku kuboko kwe byavuye mu butware ku Mana. Aho rero n'iki kibazo cyagiye kiba abantu baraza bamare kuza muri ibi bintu babitangira neza babikora neza bageze hagati bamaje kurya umurengura bafata bibagirwa ko bituruka ku Mana batangira kuzana ubwenge bwabo kandi bashoboye. Aho rero ni ikibazo kiba umuntu akaba yarize yamara kwiga akayobora itorero yamara kuyobora itorero aho kugira ngo amenye yuko uyu murimo ufite uwawutangiye amaraso nubwo ayoboye kubera ko yize ariko hari uwawumeneye amaraso unaritangira raporo buri munsi uwo ni Kristo kandi ni nawe wagize gute wamuhamagaye kugira ngo amubere abambasaderi yarangiza rero yagera mu murimo akumva ko akaze akumva ko agomba kwica agakiza akumva aragomba gukoresha bwa bwenge bwe yize kandi ubwenge buturuka ku Mana butandukanye n'ubuturuka mu ijuru. Uyu munsi rero abantu baza kudukurikira ntabwo biza kuborohera ariko buri muntu ajya afata ibye aze gufashwa njye nahise nurira kuri message Imana yaguhaye ariko nanone ntabwo nzi bimwe mu buhamya bwawe wavuga ko uri papa bitangaza ko nawe Imana ishaka ko hari ibitangaza yagukoreye ukaba yahamya yakuzamuye ndetse nanone ntabwo watubwiye umurimo ukora mu itorero ushaka kuba umunyamasengesho cyangwa uri umuvugabutumwa duha ubuhamya butoya ntabwo akari butoya tutabwinjiramo bwose bitewe n'ukuntu Imana yaguhamagaye n'ukuntu agiye kuzamura n'ukuntu abantu babonaga bimeze kugira ngo twumve aho Imana yaba yaragukuye uvuga ngo iyi ni Imana bikagutera umwimerere wo gukomeza kuyikora no kubwira abantu ngo ubutumwa Imana yampaye aka kanya mumenye ko niyo waba usingijwe n'umubiri ibitangazo byo bigize gute bikomeza kuba. Biragoye rero kugira ngo umuntu abe afite ibiryo byuzuye ingunguru umubwire ngo nabirye mu minota 5 aba bimaze bivuga ngo icyo gihe ufataho wamara gufataho ya minota 5 ikabirashize yamara gushira igashira ibiryo bikigize gute bikiri mu ngunguru mu yandi magambo bivuga ngo duhereye imizi uko nakijijwe n'iki ubwo byaba ibintu birebire ariko kubera ko mbwiye ko ngomba gufataho kizima cyo nakijijwe ndi musore mare gukizwa ndi musore ubuzima bwanjye mbuharira Yesu mare kubuharira Yesu ubwo igihe cyo gushaka kigeze nagiye kurambagiza nari nasakara urimo kumva byari ibintu bikomeye noneho njya kurambagiza nta mwana mfite umuntu utarasakara nta faranga bafite ku mufuka ariko hari Imana nari narakiriye hari Imana nayo narizeye yanyoherezaga yamara kunyohereza nkumva ijwi ryayo ko riturutse kuri yo nkagenda ni nayo mpamvu ntakorwaga n'isoni ndangije nkoresha ubukwe bwiza ubwo birahita byumvikana ko n'inzu yabonetse natangiye ubukwe nta mafaranga afite nabushoje njya kugura umurima bivuga ngo mu ntwerera nabonyemo n'amafaranga ndasangukirwa ngura n'umurima bivuga ngo ni imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora mbese nihuta rero ku izina rya papa bitangaza hanyuma rero muri ibyo bitangaza bikomeye gutyo rero kuri uwo muhungu wanjye bitangaza gutwara inda gutwita byari bigoye habayemo no gutegwa baramutega Imana iransangira bimbwira imare kubimbwira inanyereka ko binakomeye ndanabibona ariko noneho kubera uburyo kinari naratojwe n'ukuntu nari narakuze ko ariyo yankoreye ibitangaza nta kintu mfite irangije iranambwira ngo umwana ugiye kuzavuka zitwa bitangaza yitwa niyo bitangaza Eliya noneho bituma nizera ndavuga ngo ntabwo nahabuka kandi Imana yamumpaye nta wakwitambika mu mugambi wayo bituma rero magara muri uko kwizera bituma ntajya mu bavuzi hirya no hino kugira ngo ntajya no mu bapfumu ntabizi kubwo kubabara
kw'ibibazo. Burya rero ahangaha kuri iki kiganiro abantu basobanukirwa yuko iyo abantu bamaze guheranwa n'agahinda n'ibibazo bituma binjira ahantu batatekerezaga kwinjira. Niyo mpamvu abantu tubabwira tubwirijwe n'umwuka w'Imana ngo bajye babanza batuze bamenye ngo ese ibi bintu biturutse hehe, bije gute, kuki bije. Noneho rero babisobanukirwe. Ndangije nsenga Imana, mare gusenga Imana havukamo umwana, niyo bitangaza Eliya nk'uko Imana yabivuganye nanjye. Wow, urumva n'ubuhamya bwiza bwo komeza kwizera Imana, ariko ugakomeza ku kantu ngo uko Imana igukoresha hari ubwigutuma. Yego. Kaguha hari igihe Imana ishaka gutuma ku muntu runaka, ku itorero, ku bantu badukurikiye. Yego. Ndetse n'ubutumwa waduhaye watubwiye ngo bureba abanyarwanda bari hanze, abakijijwe n'abatarakijijwe. Yego. Ese y'Imana ikiye kugutuma cyangwa ubutumwa igenda iguha, watubwira bumwe mu butumwa bundi twasangiza abantu Imana yagiye iguha mu bihe bitandukanye, ariko bwari bugenewe abantu benshi n'itorero, kugira ngo nabwo waburyoho gatoya twinjire mu mwanya w'ubundi butumwa cyangwa mu kindi kiganiro cya kabiri. Twakorana kino kiganiro kugira ngo tuganirize abantu bakunda gufashwa muri ubu buryo. Urakoze cyane. Yego. Ariko iyo Imana impaye ubutumwa, nimba ari ubw'itorero runaka, ubwo butumwa ndabujyana nkabushira iryo torero ry'irunaka. Narangiza ibyo bintu byose ntabwo nakomeza kubibika kandi nabitanze, ubwo ndataha. Iyo impaye ibindi rero ndongera nkabijyana kuri iryo torero, noneho bikaba ari ibyabo. Kimwe nuko yampaye ubu butumwa bunyura ku mbuga nkoranyambaga, nabuzanye nibwo natambukije bakurikiye ubwo butumwa, barimo barabwumva cyane kandi barabukurikirana, nta kibazo, ndahari. Ubutumwa bwo yampaye ni bwinshi. Icyo akora hari n'igihe abantu bicara bakampamagara, bamara kumpamagara bati turifuza ko waza ukatubera umushitsi. Icyo gihe iyo bampamagaye mpita nihutira kujya kubaza amakuru, gusenga. Ese Mana ko aba bantu bampamagaye ngende cyangwa mbireke? Ese nimba unyemereye kugenda, ni ikihe kintu basonzeye, ni igiki bashaka, ni iki wowe wifuzaho ko bakora? Nyuma Imana ikampa amakuru, yamara kumpa amakuru rero nkabona nkahaguruka nkagira gute, nkagenda. Bivuze ko nabyumvishe neza n'abandi babyumvishe neza. Soza akagace k'ikiganiro gito tugize, twakongera tukabasura muri bwa butumwa bwatambutse kare bw'Imana yagutumye. None tugasoza twifuriza abantu umugisha w'Imana no gukomeza kuba mu ruhande rw'Imana, no kuberekesha ijambo ry'Imana ku buryo abafashwa muri ubu buryo bwa siransiye niko tubwita, babashe kugira ikintu bakuramo, kandi turabagira benshi. Ni kare muri uwo mwanya urahita unasoza tuze kwinjira mu gice cya kabiri cya pariti ya kabiri y'ibyo mwaduteguriye. Ni karibu. Sawa, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Buriya abantu bakurikiranye ubu butumwa tubasabiye umugisha. Ikindi tubabwira ngo Imana ijya kubarema ntabwo byabaye impanuka, ibafiteho umugambi mwiza rero. Hanyuma ijambo ry'Imana twabafashisha ni ijambo riboneka muri Luka ibice byaho, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 7:1-10. Hariho kwizera gukora ibitangaza, kwizera gukora ibitangaza. Barahasanga rero uko umuntu yakorerwa ibitangaza. Ese uyu muntu ukorerwa ibitangaza ni muntu ki? Abantu benshi kenshi na kenshi babumva bashaka gukorerwa ibitangaza, babumva Imana hari icyo yakora, babumva hari ubuzima Imana yahindura, ariko koko ni nabyo kandi iranabishoboye. Ariko noneho ntibishobora ko umuntu utizera mbere na mbere akorerwa igitangaza. Abantu rero nibagire kwizera, nibamara kugira kwizera Imana izajya ibakorera imirimo n'ibitangaza, ariko icy'ingenzi ni ugukiranuka. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Umwanya dusenga dushima Imana yabanye natwe mu kiganiro gitoye. Yego. Mana turagushimiye kubakurikiye Mugenzi TV, kuba bateze amatwi iki kiganiro. Twizeye ko gihembuye abantu benshi, kandi twizeye ko hari icyo ukoze ku banyarwanda kubw'umuteguro. Ijambo ryawe ryaravuze ngo nta jambo ryawe rimanukira ubusa. Urakoze kuko ubikoze, kandi urakoze kuko ugiriye neza abari hafi ndetse n'abari kure, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Umva se